Ndagushimiye cyane ndakwifuriza komeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi ndi mu bihe byo gusubiza ibibazo bitandukanye. Muri iyi video ngiye gusubiza ibibazo bibiri. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukanda subscribe, ndagushimira cyane wowe usharinga n'abandi video za hano, ndagushimira cyane wowe kugakanda like, ndagushimira cyane ukanze dislike kubera ko nabwo hari feedback bumpaye. Imana iguhe umugisha. Wowe rero ugiye ukanda subscribe muri iyi video nguhaye ikaze rikomeye, nkubwira ngo uze wisanga, kandi nanone nizera ntashidikanya kuzajya ugaruka ukagaruka katari gukanda subscribe gusa. Ikibazo cya mbere nsubiza uyu munsi ni cy'umugabo yambajije avuga ati my wife cyangwa se umugore wanjye, ati muri iyi minsi mbona imyanya myibarukiro ye yaragutse cyane gose, ati maze kwibaza ko yaba anci inyuma, ariko nawe iyo turimo dukora iki gikorwa arambwira ko bimubangamira cyane, ati biramujena kuko yagutse cyane bikabije. Nanjye rero nkumva umenga ndi mu kirere. Ati cya kabiri ansaba kwinjirayo gose, ariko kubera imyanya myibarukiro yanjye atabwo igifata umurego bihagije, ntabwo nshobora gushika aho ashaka. Ibyo rero byose bikongeraho ko mpita nsoza ayo mabanga ndangurura bitsina vuba, ikanga gusubira no kuhagarara, bityo ukabona ntacyo mumariye. Ariko icyo nahamya nuko position y'inyuma imwe watubwiraga ya doggy style kera yarayangaga, ariko ubu ngubu niwe asigaye anayisaba, kandi ikindi we ntabwo ari sensible cyane kuri wa mwanya mwibarukiro wa kigore wa clitoris, ahubwo abashaka kwinjira indani akumva ashaka yuko nagerayo cyane. Ambwira rero ngo nkoreshe intoki, ariko nanone ntizishike hahandi ashaka yuko ngeza. Amaze kwigira inama yo kumugurira cya gitsina electric akazajya akikoreshereza. Ati none mwangiriye ihe nama? Inshuti, ikibazo cyawe ntabwo cyoroshye, ariko mu kugisubiza ndagisubiza ku buryo bwihuse. Birashoboka ko kuko ushobora kumugurira peni electric nkuko wari umaze kubivuga, birashoboka ko ushobora kuyigura, ariko ahangaha inama nakugira, aho kugira ngo abyikorere, uravuze ngo kugira ngo azajye yikoreshereza, aho kugira ngo abyikorere ni wowe wayimukoreshereza. Biba byiza kurushaho kuko bituma yumva yuko ugihari, bituma yumva ko muri kumwe, kurusha yuko wavuga ngo urayiguze urayimuhaye ajye yikoresha, bikamera noneho nkaho nyine yinjiye muri cya gikorwa cyo kwikinisha, muri hahandi atakigukeneye, muri hahandi mutakiri kumwe. Kandi ikindi, iyo uyimukoreshereza biba bitandukanye nuko we yaba yikoreshereza, kuko iyo urimo kuyikoreshereza biravuga ngo ugomba kuyifata bya byiyumviro biza byinshi cyane byo bikuganisha ku ndunduro, bikaza urwana no gukomeza kuyikoresha, mu gihe iyo hari undi muntu uri kuyigukoreshereza bimera nyine nkaho uri mu gikorwa cyo gutera akabariro gisanzwe, ugakomeza ukigira mu byiyumvo byawe, ukaba wageza n'ahantu hakomeye cyane, ukageza ibyishimo ku ndunduro utanarwana na cya kintu, ahubwo hari undi muntu uri kugufasha, kandi akumva ko ugihari, bikamera nkaho ari wowe uri kubimukorera. Nicyo ngicyo rero navuga cya mbere, niyo ngiyo nama nakugira, ngo uramutse uvuze ngo ugiye kuyigura kugira ngo ajye ayikoresha imugereshereza ahantu hakomeye, icyo gihe ntabwo nakubwira ngo uyimuhe, ahubwo navuga nti ahubwo aba ari wowe ujye umufasha kuyikoresha, muramutse mubyumvikanyeho mwembi mukabyemera. Kuko hari n'umugore ushobora kumubwira uti ngiye kukugurira iyo electric, iyo ntuza electric, akakubwira ati reka simbishaka, yawe niyo nshaka. Cyane yuko nibyo ngibyo bavugaga by'intoki, hariho umugore ubwira ngo ugiye gushyiramo intoki, akavuga ati no, ntabwo nshaka intoki, ni wowe nshaka. So abantu baba batandukanye rimwe na rimwe, kandi wanazishyiramo atabizi ko arizo washyizemo, akaba yagira ngo ni imyanya myibarukiro yawe uri gukora, akanabyishimira kurusha ko yamenya yuko arizo uri gushyiramo. So urumva rero abantu baba batandukanye, biterwa nuko mwabiganiriye. Ntibe solution wowe watekereza ku giti cyawe, ahubwo akaba ari solution mwatekereza mwembi muri babiri. Hanyuma rero iyo wamaze kumenya position nk'iyo ngiyo yishimira ituma agera ahantu kure, ni byiza kukunda kuyikora kenshi, ariko ntabwo bivuga ko ari bigomba gukora wenyine yonyine kugira ngo mutayirambirwa. Ikindi kandi nawe wowe ubwawe ku giti cyawe hari izindi ubushaka nawe zigufasha. Bivuga ngo rero iyo ngiyo mushobora kuyikora kugira ngo umufashe, ariko nawe igihe ushaka kwifasha ugakora izindi nawe wumva zikubereye. Ariko nkibaza ngo ese kwaguka cyane byabayeho, byagenze bite? Ese ni byahozeho? Nako nta nubwo byahozeho, wavuze ko ngo yagutse cyane muri iyi minsi. Ese koko yagutse cyane hatabayeho no kubyara? Ese yagutse cyane gutyo gusa? Kuko kuvuga ngo kuguca inyuma ngo gukora imibonano mpuzabitsina ahandi ntabwo bivuga yuko umuntu yaguka, ntabwo bisobanura ko yaguka, kuko no kubyara ubwabyo ubundi iyo umugore abyaye agomba kugira
cya gihe cyo kongera gusubirana. Umugore agomba kugira cya gihe cyo gusubirana, imyanya myibarukiro ye kongera ikamera neza, igasubira nk'uko yahoze, hafi nk'uko yahoze, nubwo bwose bishobora kugira kwaguka kwihuse, ariko iyo itagutse bigomba kuba imeze neza nyine nk'uko yahoze. Ubwo rero nkibaza ngo ese byagenze gute, icyo gihe yaba afite akabazo katumye bitongera gusubirana neza, ariko niba yaraje no kwaguka nyuma yaho ntiyongere nyine mukamwumva birangaye cyane bikabije, nabyo kiba ari ikibazo. Icyo gihe muba mushobora kujya kwa muganga mukareba niba hari icyo bamufasha, niba hari imiti bashobora kumuha, cyangwa se niba hari n'ubundi bujyanama. Hari video nigeze gukora nkise nyisubiza hano hejuru ivuga Kegel exercises. Kegel exercises ni exercise nziza cyane, nabonye abantu benshi batabyitaho wenda batumva n'ibyo ari byo, ariko ni exercise nziza cyane zishobora gufasha umuntu nk'uwo mugore wawe igihe harimo yumva yaragutse bikabije ashaka kongera gusubirana. Kegel exercises zimufasha gusubirana, zimufasha gutuma yikontorora ya myanya myibarukiro ya kigabo yinjiye muri we, akaba yabasha kuyumva kurusha ko biza bikamera nk'ibintu nyine biri mu kirere, umugani wawe uvuga ngo uri mu kirere. Kegel exercises ni nziza cyane, nazikore mu gihe cy'amezi runaka, hanyuma arebe yuko hari icyo zamufasha. Niba atazi kuzikora, icyo gihe yashaka kwa muganga bakamusobanurira uko bazikora, cyangwa se undi muntu uzi kuzikora akamusobanurira neza uko yazikora, akongera akazikora, kuko nanone iyo uzikoze nabi nabwo zishobora kukubera mbi, ariko iyo wazikoze neza biba ari byiza kurushaho. Mbere rero yo kuguhitiramo yuko mwagura iyo ngiyo electric wavugaga yajya akoresha kugira ngo igere aho yumva yifuza kwigera, ahubwo byaba byiza abanje gukoresha izi Kegel exercises, akareba ko zamufasha kongera gusubirana. Hanyuma noneho no mu gukora Kegel exercises ukagenda ukora na za positions zituma hari aho yumva ibintu bigeze, bityo bikongera bikagenda neza. Hanyuma ngiye gusubiza ikibazo cya kabiri. Iki ngiki ni icy'umukobwa wakimbajije. Uyu mukobwa afite imyaka 34, aracyari umuseribateri, ariko afite umuhungu bakundana. Ati bari bapanze ko bazakora mariage cyangwa se bazarushinga mu mpera z'uyu mwaka, ariko uyu mukobwa akabona uyu muhungu akomeza guceceka, ntabwo ashaka ko babipanga, ntabwo amuha gahunda. Noneho yamubaza umuhungu akamubwira yuko arimo abitegura, ariko umukobwa akibaza se urategura urubanza rw'abantu babiri gute utankizemo kandi ari njye nawe? Noneho umuhungu ntashaka kumuha igisubizo. Ati rero ubu ngubu mfite ikibazo, nibaza ko yampebye, ariko ntasiba kumvugisha anyereka ko andi hafi, noneho bigatuma binshanga. Nkafata na telefone ye rimwe na rimwe kugira ngo ndebe yuko nta bandi bakobwa bavugana, nkajya muri messagerie nkasanga wapi nta bandi bakobwa afite, bikanyobera. Ati ndetse mu minsi ishize n'impeta zose uko ari 3 yaraziguze arazinyereka. Ndamubwira ngo tujye kwa padiri kwiyandikisha, numva ahise amubwira ati reka rakati ibyo ntabwo byihutirwa. Ati se nakora iki ko mbona nta kintu yitaho? Ati ariko ikindi kibazo mfite, afite ikibazo kirekire, ibibazo byinshi. Ati ni ikijyanye n'amavangingo. Umuhungu twakundanaga bwa mbere twarabikoze, numva bimeze neza cyane, numva biraryoshye. Ati natangiye kubikora icyo gihe nari mfite imyaka 28. Uwo muhungu rero ngo baje kuburana, ubu ngo bari kumwe n'uyu nguyu. Teje bundi twabikoze inshuro ya kabiri, ubwa mbere amavangingo yaje ari menshi, ariko ubwa kabiri tubona turayabuze, ndetse duca tubireka turabyihorera. None nkaba numva nshaka kumenya ikibazo mfite. Ati kuko twarasomanye biranga, ati ngeze aho ngaho ndamubeshya ngo ndi mu mihango kugira ngo atibaza byinshi. Ati ariko se naba nshaje ku myaka 34 mfite, naba nshaje akaba ariyo mpamvu wenda ayo mavangingo yanze kuza. Ati se kuri iyi myaka yabahagarara burundu ko nkijya mu mihango, none naba mfise yihe ngorane? Ati rero nakoresheje ibintu byose bitandukanye, njya mbona abantu bavuga imboga, ibitoki, gombo, amazi menshi, ku buryo mfata nka litiro 1.5 ku munsi, ariko ibyo ngibyo byose nta kintu byagiye bizana. Ariko nubwo nanone mbona nayo mavangingo nayabonaga, ati ariko nanone ikintu cyitwa kuzana amazi, bya bindi byo kunyara, ati ibyo ngibyo byo ni umugani. Ati ni umugani, sinzi ko rero ari ukubera ko ntarabikora na rimwe ntakoresheje agakingirizo. Ati wambwira. Icyo rero cyari ikibazo yambajije kirekire cyane, ngiye kugerageza guha igisubizo kigufi cyane, kuko bimwe mu bibazo yambajije birasa naho bitanga n'ibisubizo by'ibindi. Icya mbere rero yibajije gikomeye cyane nicyo kuba uyu musore atamubwira ngo babane, ariko nkibaza si uyu musore wafite imyaka ingahe, kuko hari igihe umusore wasanga akiri mutoya akumva igihe cyo kubana ntikiragera, akibagirwa ko imyaka y'umukobwa yo irimo kwicuma yihuta. Ariko hari n'igihe umuhungu nawe aba afite imyaka myinshi, ariko akumva ibintu byo gushyira umuntu mu rugo ntabwo ari byo byihutirwa, akumva sava it's fine. Hari
abahungu hari abagabo bakunda kujyana ibintu byabo buhoro, ugasanga rero umukobwa arimo aragushyiraho pressure, iyo pressure nayo ikagutesha umutwe. Rimwe na rimwe ugasanga n'umukobwa arashaka tujye kwivuga mu rugo, duhite dushyiraho gahunda, dushake sale, dushake ibiki, ariko umuhungu we akajya yumva haracyari kare. Rimwe na rimwe akanareba akabona amafaranga yo kubikoresha ntayahari, ntayari kubona, agitekereza kuyashaka, aho kugira ngo yicare ngo akubwire ngo ibibazo ni ibingibi bihari bituma ibyo ngibyo biri kunsaba tutabipanga, ahubwo akaba bifite mu mutwe, ahubwo akabona wowe urimo uramushyiraho pressure. So ni ibintu bibaho cyane, ariko niba yarakweretse impeta, nibura wabonye ikimenyetso cy'uko koko abirimo nk'uko abikubwira, kereka niba ari bene wa muntu ushobora kugushuka akaba yakwereka impeta yaguriye undi muntu akazikoreka kandi atari izawe. Nizere ko atari uko nguko ameze. Niba yaraguze impeta rero nibikwereka ko abirimo, bijyane buhoro, umureke abifate buhoro. Abagabo nuko bamera, abasore abayumva nyine urubanza nk'urwo rukomeye, ni urubanza agomba kujyamo yitonze, ni urubanza agomba kujyamo azi ko ari burutsinde, kandi ni urubanza agomba kujyamo yumva ko afite ibyangombwa byose. Nubwo bwose bitakubuza kugenda umushyiraho ka pressure nyine, ariko ugashaka ukuntu gatwara buhoro buhoro, kuko hari igihe kaba gakenewe, ariko ugomba kubyitwaramo neza. Hanyuma urakomeza uvuga ko ngo mwabikoze rimwe, hanyuma mubikoze rimwe amavangingo araboneka, ariko ubundi biranga, ndetse utangira no kumugereranya na wa musore wa mbere. Wa musore wa mbere uvuga ngo byari byiza, ngo byari biryoshye, ntabwo wigeze uvuga niba mwarabikoze inshuro imwe gusa cyangwa niba zirenze imwe. Ariko icyo nakubwira, nkuko wabibonye ko ku nshuro ya mbere amavangingo yaje ari menshi, akenshi ku nshuro ya mbere iyo ubikoze ubishaka, wumva umuntu umushaka, umubiri wawe warangije kwitegura tayari, ibyo ngibyo byose rero biraza bikaboneka. Kandi rimwe na rimwe ikintu ukoze inshuro imwe uba wumva ari ikintu cyiza cyane, ku buryo iyo bigarukiye aho ngaho ntuzongere gukora ibindi, ugumana kwa kwibuka cya kintu cyiza cyane kitabaho, ntuzamenye uko byashoboraga gukomeza iyo wa muntu mukomezanya. So niba wa muntu mwarabikoze inshuro imwe, nayo igutesha umutwe, igatuma uyigereranya n'ibyo by'uyu munsi, kandi by'uyu munsi nabyo numvise utaranabikora kenshi, bigatuma usa naho bica amazi. Iyo rero urangije iby'uyu munsi gutangira kubica amazi ubigereranya n'ibya mbere, kuvuga ngo ibya mbere nibyo byari biryoshye cyane, ibyo nabyo biba ari ikibazo. Kandi hakiyongeraho nuko muri iyi minsi ufite ibyo bibazo byo kumva yuko ameze nk'uri kukubeshya, ushaka kuvumbura ngo urebe niba nta wundi mukobwa afite nyuma yawe, uri mu bintu bya stress, wibaza impamvu atareka ngo mushyireho gahunda zihamye. Ibyo ngibyo byose nabyo bishobora gutuma mu gihe mugerageje icyo gikorwa nta bushake buza, uhita wumva uri mu mikino utazi iyo ariyo, bigatuma byanga kwemera. Rero ntabwo ari uko ufite ikibazo cy'imyaka myinshi, ntabwo ari uko ufite ikibazo cy'imyaka myinshi, kuko ku myaka yawe 34 ubundi ubushakashatsi bwerekana ko ariyo myaka myiza cyane umugore yirekura bihagije, ashobora gukora imibonano yirekuye bihagije, ariko cyane cyane atari kuri bene nkawe uyikoze bwa mbere, ahubwo cyane cyane kuri wa wundi usanzwe ayikora cyangwa se usanzwe yararushinze. Kuri iyi myaka rero aba ari imyaka myiza cyane, ni imyaka yo kuzana amavangingo, ni imyaka ndetse yo kuba wanirekura ukageza ibyishimo ku ndunduro, cyangwa se ukaba wanazana amazi, bimwe wavugaga ngo byo kunyara, ibyo ngibyo byose bikaba byabaho kuri iyi myaka. Ni imyaka myiza cyane mu yandi magambo, ariko icyo ugomba kuzirikana ni kimwe, kuzana ayo mazi ntabwo ari ihame. Amavangingo ni meza, cyangwa se ububobere ni bwiza, buragufasha, butuma imibonano igenda neza, ariko amazi ubwayo ntabwo ari ihame, nta nubwo n'abagore bose bayazana, kandi abatayazana ntabwo bivuga yuko imibonano iba yagenze nabi, cyangwa se ko batayishimira, cyangwa se ko abagabo babonana batishima. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo ngicyo rero cyo kuzana amazi nabwo gutangira kwibaza ngo wayazana kandi wumva utaranayikora n'inshuro nyinshi cyane. Uwo wa mbere mushobora kuba mwarabikoze rimwe cyangwa inshuro ebyiri, uyu wa kabiri ngo muri kubikora inshuro ya kabiri cyangwa se ya gatatu, urumva yuko nta gihe ufite cyo kuba watesta niba ayo mazi wayazana cyangwa utayazana. Kereka uramutse nibura iyo myaka yose wambwiraga uri mu rugo, wenda tuvuge warabishinze kuri iyo myaka 28, ubu ngubu aho ugeze kuri 34 ukaba wibaza impamvu ayo mazi ataraza. Ibyo ngibyo by'umuntu ashobora kubireba nk'ikibazo, ariko uyu munsi utari Mariya ntabwo ibyo ngibyo twabireba nk'ikibazo mbiguhangayikisha. Ni icyo gisubizo rero ndakubonera, igisubizo cy'uko uyu muhungu ugomba kumugendesha buhoro, cyane cyane ko wamutangiye kubona ibimenyetso by'uko ashaka koko muzarushinga, koko agura impeta n'ibindi, bitabuje ko ushobora kugenda umubaza utubazo dukeya cyane, ariko ntumushyireho pressure. Iyo umushyizeho pressure ashobora no kwivumbura akaba yabivamo na burundu. Hanyuma kandi nanone ku myaka yawe uracyari mutoya, ibi bishobora kuba bigutesha umutwe, bigatuma mugerageje igikorwa bidakunda. Harimo icyo ngicyo cyo kuba uri kubona ameze nk'ukubeshya, numara kubyikura mu mutwe ko ari kukubeshya, cyangwa se ashobora kuba hari undi agucana inyuma, bizagenda neza cyane.
nibyo ngibyo navuga muri rusange. Ndagushimiye cyane rero, nkwifuriza kugira ibihe byiza cyane. Nawe ushobora gushyira ikibazo cyawe muri comment, cyangwa se nawe ukagira inama uhaba abantu ubishyira muri comment. Imana iguhe umugisha.